twabaye aho ngaho rero abana bakajya bagira bati mama agira amahane kuko yabaye umupolisi atumva ni ukugukubita uruhu akarukuraho ngenda byakira kuko inkoni nari narazimenyereye kuko nabaye kwa musaza wanjye bakajya bankubita nari akana gatoya ariko kajya ku ishuri nyimura anjyana mu nzu ya geto ajya i Gasanze agura inzu aguze inzu ahita azana y'umugore urumva yaransize agenda ansigira uruhinja rw'amezi 2 ajya gushaka umugore yashatse umugore ubyaye abana ntabwo nari buhamagare mama ngo mubwire ngo yampe niyo mbimubwira yari kumbwira ngo taha kandi niyo ngera mu rugo byari kuba induru tukarwana noneho natekereza ko mama yambwira umuntu uzabyara ikinyendaro azakirya tubaye ikaze abakurikiye ikiganiro ruhura umutima kitambuka kuri channel ya Ijwi ry'Icyizere dukora ibiganiro bitandukanye bivuga ku buzima bw'umuntu hari abantu murabizi ko hari abantu baba bafite ibibazo baranyuze mu buzima cyangwa se mu bikomere bigiye bitandukanye rero ni muri urwo rwego twaje kuganira dufite umutumirwa hano imbere yacu agiye kuduha ubuhamya agiye kuduha ubuzima yagiye anyuramo mu by'ukuri hari igihe ubu buzima bugenda nawe ubwawe ukumva ko ibintu mugenzi wawe yanyuzemo ukumva ko ari nk'ibyawe noneho bikaguha gukomera umutima rwose ugakomera rero nibyo tugiye kuganiraho agiye kutuganiriza mu by'ukuri atubwire inzira yiwe atubwire ubuhamya bwe mba ariko nabyita rero tuguhaye ikaze aha ni ku Ijwi ry'Icyizere Ijwi ry'Icyizere rero ntawe riheza ariko mu by'ukuri hari abantu baba baragize ibibazo mu buzima bitandukanye ariko bakaba nta muntu n'umwe bafite ubahumuriza nta n'umwe wababwira ati wenda impore ni mw'ubwo buryo twatekereje ko twajya tuganira n'abantu bafite ibibazo bitandukanye cyangwa se bafite ubuhamya butandukanye tuguhaye ikaze rero uratangira wibwira abakurikiye ikiganiro hanyuma utubwire ndabashimiye rero kunyakira kuri aya masaha y'umugoroba ndishimye cyane mbere na mbere ariko mbanje gushimira Imana yatumye mbasha kugera aha ngaha kuko iyo aza kuba ari ku bwanjye ntabwo nari kubyishoboza amazina yanjye rero nitwa Mukanyandwi Agnesta ku izina ry'umugisha nitwa Mama Kazuba ntuye ku Gisozi mu Kigarama aho bakunze kwita mu Gashya rero ku buhamya nta muntu ubuhamya atanga nanjye hari aho Imana yankuye hari n'aho ingejeje kera mvuka mu bana 9 ndimo ndi uwa 7 cyane ko abadukurikiye babyumva ko nitwa Mukanyandwi Agnesta rero navukiye i Karongi mu murenge wa Gashari mu mudugudu wa Kabageni mvuka mu mwaka w'1995 muri urwo rugendo urumva iyo myaka mvuka imbere y'ibihumbi 2 numva ko ntari niyizi ariko maze kwegera imbere ho nk'imyaka 5 nari ntangiye kumenya ubwenge buryo umwana w'imyaka 5 aba amaze gukura amaze kumenya ubwenge iwacu banyuhereje ku muturanyi wari ufite umwana w'uruhinja njye mufasha kumurera njya kumufasha kumurera mpamara umwaka barahankura nkaba mfite nanone musaza wanjye mukuru nawe ashaka umugore baba barabyaye njya kurera umwana naho mpamara undi mwaka urangiye ngaruka iwacu ngarutse iwacu ngeze mu rugo n'ubundi navuye kwa musaza wanjye
nari ntangiye kwiga mu wa mbere, mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, n'ubundi ndagaruka nsubira iwacu, nsubira mu ishuri, nanone kandi nsubira mu wa mbere. Nari maze kugira imyaka nk'umunani, ndabyibuka, imyaka 8 ndiga, ndawurangiza njya mu wa kabiri. Ngeze mu wa kabiri, mama arambwira ati rero wa mwana we, n'ubundi ntuziga ngo uvemo Kagame. arambwira ati ntuziga ngo uvemo Kagame, va mu ishuri undagirira inka. Va mu ishuri rero njya kuragira inka. Nurumva nari maze kujya mu mwaka wa 3, nizemo igihembwe kimwe, nari maze kugira imyaka 11. Ubwo mva mu ishuri ndagira inka. Mu gihe ndi kuragira inka, abana bo mu cyaro ntabwo twajyaga tuva mu rugo tutariye. Urumva nari nazindutse saa 12, nzinduka njya kuragira inka. Maze kuragira inka nyicyura saa 6 zitageze. Nyikiye saa 6 zitageze barankubita. Icyo gihe barankubise bamvuna akaboko. Numva ndababaye. Icyo gihe ninde wagukubita? Ni mama. Wari ufite na papa? Nari mfite na papa. Papa ariko yari umusaza. Urumva papa abasaza ba kera bashakaga abagore 2. Papa wanjye nawe yari afite abagore 2. Mama ari umugore mutoya, muka data ari we mugore mukuru. Rero mama yatubyaye turi abana 9. Wenda mbere kuko abo kwa muka data baranduta ntago mbizi, ariko mpazi ko haba abana 2 b'abahungu, bo n'abagabo barafite n'abana tungana. Nkura mu ubwo buryo rero, usibye kuba nzi ko kwa muka data ari nko kuriya musozi. Ntago sinigeze ngera mu rugo rwe, ntabwo mpazi. Ku myaka 13 rero n'ibiri, myaka 12 nagiye, nari mfite 11. Nigaga mu mwaka wa 3, nibwo bankubise mvuye kuragira inka. Hari muri 2007, hari umwaka uri gusa nk'urangira, turi mu kwa 10 gutyo, hagati y'ukwa 9 n'ukwa 10, mu mwaka wa 2007. Icyo gihe barankubise, ndeba ukuntu bankubise ncyuye inka n'ubundi ntakiniga. Mfata umwanzuro wo kuva iwacu ndigendera. Bene mama rero ntago bari bahari, ariko nkibaza kuko urumva mu bana uko twavutse ntago ari wo mubare, ntago ariko tungana. Urumva uko twavutse duhari turi 5. Byagenze gute? Bamwe barapfuye, ubwo abavutse mbere yanjye bagapfa ntabwo mbazi. Abo nzi nabankurikiye kuko nabo ntibabayeho. Ni ukuvuga ngo iwacu ubwo mpara ari njye mwana mutoya. Kuko abahavutse ntago bahari. Noneho njyewe nkamenya abari inyuma yanjye, abari imbere ntabwo mbazi kuko abari bahari imbere batapfuye bo ndabazi kuko barahari bariho. Ariko abapfuye bo mbere ntabwo mbazi. Ariko nzi ko mvuka mu muryango w'abana 9. Turiho turi 5. Rero mama yatubyaye turi 9, ubwo turi 5 dusigaye. Papa rero yari umusaza, twajyaga dukunda kuganira cyane. Ni ukuvuga ngo niwe muntu najyaga mbona ugira urukundo mu muryango wacu. Nta wundi muntu nigeze mbona ugira urukundo, ku buryo twari inshuti, twajyaga tuganira, kambwira ati rero wa mwana we, usibye gusenga Imana yo mu ijuru, nta rukundo uzigera ubona usibye Imana izaruguha. Kuko nari umwana, nkavuga ni n'ay'abasaza, ariko sinkamenye nyine ko bizaba. Yajyaga atubwira ati rero yewe ngiye no kujya gupagasada, nzava aha ngaha. Ariko yarashaje ko ukabona nyine ni ibintu biri aho, kumva azajya gupagasa. Rero ko nyine ari nkiri n'umwana, numvaga nyine numvaga umusaza ambwira ko azagenda, nkabona nashaje. Ariko nkavuga nti kuko ari umuntu mukuru yanagenda.
ariko nkabona ntahazanyura kuko yari ashaje atambuka, yari yararwaye akagira ati ndatambuka nkumva amavaranje urugingo rukanjye, ariko se nkibaza kuko uyu musaza ambwira ko azajya gupagasa kandi ataka amavi, ninde uzamuha akazi? Ibyo nabyo nyine simbitindeho. Burya hari ukuntu umuntu aba afite akantu k'ubwana ari umwana ntavuge ngo yazagenda. Icyo gihe rero barankubise ndagenda, kuko barankubise bamvuna akaboko, papa nyungisha rwa rukoma bapfundikizaga ibijumba hejuru y'inkono, maze kumva kafashe ncika iwacu ndagenda. Navuye mu rugo iwacu mu Kabageni. hanyuma se kugira ngo mama agukubite gutyo nicyo kibazo cyonyine, kuko nari nyuye inka isaha saa sita zitageze, ambwiye ati ucyuye inka saa sita zitageze, ndavuga ntabwo nari gukomeza kuragira inka nisunze, ati hagarara nkwereke. Mama rero agira amahane, wenda uretse ko ubu ngubu amaze gusaza, ariko agira amahane. Hari n'ubwo twabaga duhuye ubwo avuye kwinywera ku kagwa, ubwo noneho rero kabara kweretse da, gafata inkoni arankubita. Ariko ngarutse inyuma gato, njye najyaga nitegereza mama nkabona ntago adukunda, mbona nta rukundo. Mbese ni ukuvuga ngo kuba yarakubyaye byabaga birangiye, ntiyakwishe, yarakubyaye akushyitsa ku isi, nyine ibyo birabaye. hanyuma se ushingira ku cyo uvuga ko atabakundaga, wenda ntiyabahaga urukundo, ntiyabaganirizaga, muri make ni iki gishobora gutuma? Inshuro nyinshi impamvu mbivuga papa niwe wakundaga kutwitaho cyane. Mama rero yinyweraga urwagwa agataha nijoro nka saa 5 saa 4 mu cyaro, urabizi ko babwije cyane. Icyo gihe noneho hari na mbere, si nk'ubu ngubu, hari na mbere umugore ari ikizira gutaha bugariye. hanyuma icyo gihe iyo byagendaga gutyo papa yaramwihanganiraga? Papa yari umusaza, we yari yaranamaze kubyakira, yataha ati nyoko aratashye, dore avuye mu rw'abagabo. Nuko nyine papa yari yarabyakiriye abifata gutyo, ariko kuko yari umuntu mukuru hari ibyo atatubwiraga, gusa iyo wamwitegerezaga wabonaga babaye, kuko nta kuntu umubyeyi w'umumama inshuro nyinshi niwe ukwiye kwita ku mupapa. Papa rero yari umusaza, noneho tukongeraho nuko yari amaze gusaza, ageze kuri za zindi z'ubusaza, avuga ati ndarwaye ahangaha, ariko ukabona ntago mama amwitayeho, ukabona ntago amwitayeho. Tubaho nyine turanabyakira, rimwe na rimwe akambwira ati mwana wanjye fata ibi duteke twirire. Wari ugeze aho wavuye mu rugo? Navuye mu rugo rero njya nkora urugendo rw'umunsi wose, ncikanye n'undi mwana w'iwacu muri karitsiye, turagenda tugera ahantu bita ku Buhanda Gitwe. Tugeze ku Buhanda, urumva nari mfite imyaka 11 tu, ariko nari nkiri akana. Ubwo tugezeyo tugenda tubaririza akazi, kuko ntaho twari tugiye twari tuzi. Twabaririje akazi, duhura n'umumama aduha akazi, aratubwira ati ndabajyana iwanjye. Uwo mukobwa twari kumwe we yarandutaga, ndusha n'igihagararo. Barambwira ati ese uyu mukobwa we dushimye ko azakora, wowe ko tubona uri umwana. Ndavuga ariko nubwo ndi umwana nshoboye akazi. Barambwira ati we tuzaba tuguhemba 1000, uyu nguyu tumuhemba 200. Nuko ubwo rero baduha akazi, tubaye mu rugo, twarabanye mu rugo. Urwo rugo rero turubamo, wa mukobwa aza kuhansiga. Yaje kuhansiga ajya i Kigali, njye nsigara muri rwa rugo guhera 2007 irangira kugeza 2009. Nari ndi muri urwo rugo, urumva narubayemo bazajya banyishyura 1000. Noneho 1000 ntabwo ukwezi kwashize ngo bakime,
abiri arashira, 3, 4, 5, umwaka urangira batampaye n'igihumbi. ariko se nibura nta kindi kintu wenda kukugurira imyenda kubera ko abana baho twari urungano bampaga kuyo bambara. Icyo nzi mu myaka 2 nahamaze, nahabaye imyaka 2 bajyaga bagemura amata i Kigali. umuntu nabereye mu rugo ntabwo bijya bintera isoni zo kubivuga, cyangwa se numve njya numva nabivuga kugira ngo umutima wanjye ubohoke. Uru rugo narubayemo ntibajya bampemba cya gihumbi, noneho nkajya nambarana imyenda n'abana baho. Cyokoze bajyaga bagemura amata i Kigali, tukayapakira nijoro nka 8 mu modoka y'amakara, tukajya kuyapakira. Rero baje i Kigali bangurira ikoti rinini. Uwo mwenda niwo nibuka banguriye, bangurira ikote rinini. Cyokoze banguriraga bodaboda zo kwambara, bangurira ikote rwose nkajya mbona ikote ni sawa. umwana wari umwana mwiza cyane. Umwana yakira ibyo bamuhaye kuba nari bishyashya. Kote nkabona ni sawa, nkumva ndanishimye, nkavuga nti byanga bikunda aha hantu ni mu rugo. Ariko nabo bagiraga amahane. Hari abana bagira amahane, utakubitwaga n'umwana ntiwaburaga ikosa wabaga wakoze. Abana bagira amakosa bakaba barakureze, bagukubitaga uryamye hasi, ugatega amabuno akaguhonda, ariko ukabyakira kuko ntago ari we niyo habaga hari umukozi w'umusore hakaba hari ibintu batari kumvikanwaho neza, bafataga inkoni bakamukubita. Ndavuga ngezeho noneho nza kwicara nitekerezaho, ndavuga ariko ko navuye iwacu mu rugo mpunga inkoni, nkaba ndeba naho ndariho ziri kuruta iwacu, ubundi ubu nzahungira. Nibazaga ahantu nzahungira. Noneho mu kujya mbitekereza gutyo, umwana waho w'umuhungu habaga umwana ugira amahane cyane, bamwita Tuyishime. Ubu yarakuze yabaye umugabo, ko twari mu rungano rumwe, yandushaga umwaka. Twagera akavuga ati kuko haza gutwana kubera gukubitwa tukigendera. Noneho ubwo rero haba hari umwana wahavuye wagiye, usigaye akaba arakabonye, akakubitwa tu nawe urashaka kudutoroka bakagukubita. Nabaye muri urwo rugo, nkajya tujya kurinda umuceri mu gishanga cya Gafunzo, gifatanye na Basimanuka iva mu Ruhango. Tuba muri urwo rugo igihe kirekire, maze imyaka 2 rero. Ngiye kumva numva bari bafite agakantine, nakita agakantine mu Gitesanyi ku buhanda, bacuruzamo amata. Noneho mu rugo niho twayatekeraga, iyo babaga badahari natekaga amata mu isafuriya induta, ku buryo nayitekeraga hejuru ku ziko rya rondereza ariko ryubakiye, kugira ngo njye kudaha ya mata nuriraga intebe nkahagarara hejuru. Ni ikijerekani nagihagararaga hejuru, nkadahisha ijagi, nkasuka mu domo riri hasi, kugira ngo ya mata abashe kuva ku ziko mu gihe badahari. Umunsi umwe rero, kubera ko ntago twaryamaga, twakoraga akazi katuvunnye kari kasumbye imyaka dufite. Ndangije ndasinzira nicaye munsi ya rya ziko, kandi nsinzira ntetse amata. Kiramo inkwi nicaye mpita nsinzira, ntago twaryamaga. Kiramo inkwi nicaye mpita nsinzira, amatara biramenekaho. wasinziriye amenekaho, bungira inkovu ku kirenge cy'amata yanyokeje na ku kiganza hano. Amata amenekaho, amenetseho nahise nkanguka ndirukanka njya kuzana ijage. Ntago nagiye nirukanka ngo numve ko mpiye, nese mvuga nta mata y'abandi baranyica. Ntabara amata, maze gutabara amata ndagaruka njya gushaka amavuta yo gusiga ku bushye mpiye.
ndibuka ko igihe kimwe nigeze kuvuga ndicara ndavuga nti ndarwaye meze nabi ndarwara ndaremba kandi ntago nari ndwaye kwari ukugira ngo nibura mbone umunsi wo kuryama yego nahabaye imyaka 2 rero ntago bigeze bampa n'igihumbi sibye ko nanjye nagezeho ndabyakira ndavuga nti ubu nyine ndi mu rugo tu mba mw'urwo rugo imyaka 2 irangiye baraza barambwira ngo hari umuntu watubwiye kujya utwiba nibura se muri urwo rugo nubwo wari uhabaye bataguhemba cyangwa se nta kintu ubona utaruhuka utaryama nibura rwa rukundo wavuye mu rugo utabona nibura aho hantu wabaga bwo wararubonye ntabwo nabonye n'ubundi nabonaga ninsubirayo nzajya nkubitwa naho ndi kandi n'ubundi narakubitwaga ariko nibura aho nari ndiho nubwo nanakubitwaga nabashaga kubona ibyo kurya kuko urumva iwacu ntago twabashaga kwitabwaho hakaba nubwo mu murima habaye hari ibijumba mama akatubuza kujya kubikura ugasanga twicwa n'inzara kandi iwacu hari ibiryo hanyuma se ubwo yabiterwaga n'ubusinzi ntago namenya kugira ngo iwanyu habe hari ibiryo kandi mudafite uburenganzira bwo kujya kubishaka ngo mubiteke wumva ko icyo kintu yagiterwaga n'iki kandi yari mama wanyu ntago namenya kuko naje kugeraho ndicara ndareba ndavuga nti ejo batazanikubitira mu murima kuko mama iyo yagukubitaga byanga bikunda yaragukubitaga mpaka agukuyeho akasiga guhaye nk'ikimenyetso kugira ngo utazongera gukora ibyo wakoze yego ubwo rero bituma nguma hahandi ndavuga nti wenda ahangaha nubwo bizaba bike bazajya babiduha turye saa sita turye na nijoro yego nuko nubwo buryo nahagumye mwavuga nti nzajya mbasha kubona ibyo kurya nuko rero imyaka 2 irangiye mpabaye baza kugeraho barambwira bati urabona hari umuntu watubwiye kutwiba urumva twahingaga imurama hakurya inyuma gato y'igitwi subwo ni hepfo yaho gato twarahingaga tugahinga amakaroti tugahinga amabetrave ibintu byose biribwa bahingaga ibijumba n'imyumbati byose tukajya kwikorera mbese nta gihe twagiraga cyo kuryama ntago twajyaga dufata umwanya ngo twicare turyame ahubwo twahoraga dukora gusa nanone iyo nsubiye inyuma ndanabashimira kuko byatumye niga uburyo nabaho kuko nagiye ndererwa iw'abandi nimba ari imyaka myinshi nshobora kuba nararerewe iwacu mu rugo ntabwo irenga 6 ntabwo irenga 6 cyangwa se 8 ngenekereje nagiye ndererwa iw'abandi nkarerwa bankubita ngeraho noneho niyo mpamvu aho nagiye ndererwa bankubita niyo mpamvu naje kugera naho ngiye ndavuga ni n'ubundi biryo byanjye n'inkoni reka niturize n'ubundi ntaho nzajya batankubita ndatuza rero ndavuga ntaho nzajya njya hose bazankubita mu gihe ntarakura bakinshoboye mbayeho mu buzima ariko nkajya numva byanga bikunda nzakura ntihagire umuntu wongera kunkubita rero imyaka 2 irangiye aho narindi ndagenda bari bavuye mu kazi umuntu agura amata iwacu yaguze inusu namuhaye igikombe cy'inusu umwana aho ahavuye ku ishuri umwe abisikana amata agenda undi nawe yinjira mu rugo ahita avuga ati ubwo umuhaye amata umuhaye menshi kuko ntitwarebaga ya mata umwana yahise ajya guhamagara nyina ati ngwino urebe atanze amata yanze kuyagarura ngo nyapime yabwira nabahaye amata y'inusu byaba byiza abaye atarayateka yayazana undi ati yayamaye imitenye asuka mu mazi nari ngiye guteka icyayi nicyo nayasabiye ubwo rero nibwo bahise bavuga bati hari umuntu watubwiye kutwiba waho hantu habaga hari imyumbati mu nzu amafu y'ubugari hari ibishyimbo twasaruye hari n'imiceri kuko bezaga imiceri ndangije bazanye inkoni barankubita kuko
arankubita ahantu nta mayobera ahari ku muntu waba uzi ku buhanda. Umugabo bita Munyampundu ni umugabo uzwi uvuka i Murama, aho hari ku isambu iwabo. Uvuka i Murama, umugore wiwe nawe yitwa Lise, avuka ku Gikongoro. Avuka ku Gikongoro i Kaduha. Twabaye aho ngaho rero, abana bakajya bagira bati mama agira amahane kuko yabaye umupolisi. Ati mba ni ukugukubita uruhu akarukuraho. Ngenda byakira kuko inkoni nari narazimenyereye, kuko nabaye kwa musaza wanjye bakajya bankubita nari akana gatoya ariko kajya ku ishuri. Barankubitaga ku buryo bantumaga ikintu kubera ko nzi ko ndi bukubitwe, nagera mu nzira nkakiyibagirwa. Avuga nagendaga ntekereza ukuntu ndi bukubitwe, nagera mu nzira aho bantumye nkahibagirwa, nkahita ngaruka nkababwira nsanze badahari kugira ngo batankubita. Hanyuma se aho hantu waje kuhava gute? Aho hantu rero naje kuhava, baraje bati hari uwatubwiye kujya utwiba, bakubonye udutwarira ibishyimbo. Ndavuga ntabwo ibishyimbo byanyu nabitwaye. Bafashe inkoni barankubita koko. Barankubise hahandi amaguru abyimba, bankubita impande zose ndabyimbagana, bakomeza kunkubita. Ndababwira nti narabitanze. Ari inkoni bagukubita ukemera icyaha utakoze. Bahita bambwira ngo n'ubundi wabihaye runaka, ntubwo nyine n'ubundi niwe nabihaye. Baje kumwicaza nawe baramuzana, ati tubwire ukuntu umwana wacu yibye ibishyimbo akabikuzanira. Bahita bampamagara, ndavuga nti ngiye barankubise mbonye bambagagura, nemera ibyo ntakoze kuko nabonaga bakomeje kunkubita kandi batari burekere. Uwo munsi nabwo barongera barankubita. Umugabo waho yaraje, Munyampundu, aranterura kubita hasi. Yaranterura kubita hasi, nkubita umugongo hasi n'umutwe w'inyuma. Ubu njya ngira ikibazo cy'umugongo kuva icyo gihe. Uwo munsi bankubita bampaye amafaranga 500 y'itike. Imyaka 2 nari mpamaze, urumva bamembye 500. Itike nayihaye bisi yanjyanye ikangeza ku muhanda inkitsa ngahita ntaha iwacu. Nta yandi mafaranga bampaye, nari mpamaze imyaka 2. Nuko buryo nahavuye mpava bavuze ko nari nsanzwe mbiba, kandi pe ntago najyaga ntekereza kwiba, n'ubwenge nari nifite. Niyo nza kwiba nari kwiba ibiryo kuko nibyo nabaga nishakira nkicara nkirira. Ntago ubwenge bwo kuba natekereza gufata ibintu nkabishyira runaka nari mbufite. Aho hantu rero narahababariye, n'umuryango ntajya nibagirwa. Kuko hari igihe nanirwa umugongo ukandya, nakibuka yuko banteruye bakankubita hasi. Mpita mbibuka cyane. Ujya ukurira amakuru yuko bakibaho ngaho babaga cyangwa hoya ntago bakihaba. Nigeze mbabona hano ku Munara ku Gisozi baje gusenga. Mbabona ari umuryango bose bavuye gusenga ku mugabo usenga hariya hejuru ku Munara bita Mushi. Ndangije mbabonye mpita mbihisha, numva nahise mpagarara hano, numva mfashwe n'ikiniga, numva umutima wanjye urababaye cyane. Sinanabashuje ariko narababonye bose mpita mbamenya. Ariko narababonye mpita mbibuka. Nahise mpagarara hano mera nk'ikinya. Hanyuma se nyuma yo kuva aho ngaho yo gufata bisi waratashe mu rugo, byagenze gute? Nahise ntahanjya mu rugo. Ngeze mu rugo, urumva bari bamaze imyaka 2 batarambona. Urumva navuye mu rugo, ngeze mu rugo barambona bati twari twarakubuza, ariko mu by'ukuri sino kumbura ntawigeze nshaka. Ntawigeze nshaka, si ukumbura kundi, kuko iyo bambaririza bari kumenya aho nanyuze bakanshakisha. Hari n'umuntu twari duturanye yaje kuza mu isoko ry'iwacu, mubonye ntago byanga bikunda, ntago umwana abona umuntu w'iwabo ngo yihishire. Nahise muhamagara, arambwira ati wanyu barakubuze, atariko ntibigeze bagushakisha, bagushatse iwacu mu gace k'iwacu, bakubuze barituriza. Nuko tansubira mu rugo, ngezeyo bati tugurire wari waragiye gukorera amafaranga. Natekereza ko aho mvuye mvanye y'imvune nta mafaranga mfite.
ndaceceka nkabaga nta mafaranga mfite, ariko sinigeze nanababwira ngo aho mvuye barankubise. Oya, naracecetse. Burya ntabwo umwana avunika ngo imvune ahita yumva ako kanya. yego. Noneho muri iyo minsi nageze mu iwacu muri karitsiye, nsanga abana tungana bakora ibiraka, ndababwira nanjye mujye mundangira tujyane. Nahabaye igihe gitoya, mpita njyana n'umwarimukazi wigishaga i Cyangugu, tuva iwacu aho ngaho iwacu mu Kabageni tujya i Cyangugu i Kamembe munsi y'ikibuga cy'indege. Aho narahabaye nkora akazi kaho ko mu rugo, ndahakora, nahabaye amezi 9. Icyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe? Nka 14? Nari maze kugira imyaka 14. Yego. 14. Mu mezi 9 nahamaze, naje kongera ndagaruka nsubira mu rugo. Nsubiye mu rugo ntekereza kwigira i Kigali. Kuri uwo mwarimukazi nibura bo baraguhembaga? Bo barampembaga, barampembaga 2,000. Barampembaga ukwezi kugashira bakampemba. Igihe kigeze ndataha, icyo gihe Cyangugu hari hakigenderwa 3,000. Yego. Barampemba ndataha, ngeze mu rugo urumva Cyangugu narahabaye ngeraho numva ndahahaza. Mpita ntaha ndavuga n'ibyanga bikunda ngiye kujya i Kigali, mbona umuntu ndangira akazi i Kigali. Nzi Kigali, nkageze mpita ntekereza ko nasize papa wanjye. Nahamaze amezi 2 ndataha. Ndataha ngeze mu rugo nanone mpamara andi mezi 3, ndongera ntekereza i Kigali. Papa rero twajyaga kugenda akavuga ati nyine nimugende, nkagenda. Ndibuka mbere yuko njya kuza yaransezeraga akambwira ati urabeho. Urabeho. Papa muri 2012 nzi Kigali. Oya, 2011 naje i Kigali mu kwezi kwa 10, ndahaba. Ngejeje mu kwa mbere, oya mu kwa 2, kuko papa nari nahavuye ambwiye ngo nawe agiye kuva mu rugo agiye guhaha, bagiye gutembera. Bavugaga ko bagiye gutembera, ambwira ko nawe agiye kujya gutembera. Agezeho ati mugende nyine, ati nanjye ngiye kugenda. Mu kwezi kwa 2 rero nibwo baduhamagaye batubwira ko papa yapfuye, yitabye Imana. Tujya kumushyingura. Tumaze kumushyingura rero ndongera tugaruka i Kigali. Ngewe rero nageze i Kigali numva ko nahise nicara mera nk'utakigira ababyeyi. Yego. Icyo gihe waje i Kigali papa wawe yarapfuye? Kuko n'ubundi papa wanjye yapfuye ndi i Kigali. Njya kumushyingura n'ubundi mpita ngaruka. Maze kugaruka mbi Kigali tu. Noneho nkajya nicara nkibuka ko papa wanjye yapfuye. Bigatuma ntakumbura mu rugo. Ntakumbura mu rugo mbi Kigali. Musaza wanjye yakoreraga Nyabugogo akajya ambwira ati ariko uzajya mu rugo ryari? Ntinzajyayo. Noneho rero abantu tuvukana ntago bagiraga urukundo, nta n'uwatekerezaga ngo avuga ati wenda uyu ni umuvandimwe, reka tugire ukuntu ngo tumuvugishe. Oya, cyokoze iyo yambonaga yahitaga mbaza ngo ubahe. Yego. Nkamubwira nimba mu rugo. Umva ngeze imyaka 15 naretse akazi ko mu rugo, njya gukodesha inzu Kimironko. Nakodesheje inzu y'8,000. Njya mu kigo cya kaminuza y'Imudende nsabayo akazi k'amasuku. Nari mfite imyaka 15. Nta muntu wabaga wemerewe kwinjira muri icyo kigo adafite irangamuntu, kandi njye nayo nari mfite. Nari mfite ikarita ya mituweli, ariko bamaye akazi icyo gihe. Bamaye akazi ndagakora. Majije kugakora, kubera ko hari haramezemo ibyatsi byinshi, hari haraje umuntu bipatana ashyiramo abakozi. Nanjye ubwo mwabo bakozi nkajyamo, twakinjira abandi bagatanga irangamuntu.
njye nkatanga mituweli. yego ndangije rero turakora dushoje ntekereza ko akazi nakoraga karangiye, njya gushaka akazi k'ikiyede ndakabona, maze kukabona ndakora naho bigeraho mbona akazi gatangiye kujya kabura, mvuga ni ubu ngubu kuba mu nzu z'abandi nta mafaranga mfite, reka njye gushaka ahantu nkora akazi ko mu rugo, ndacyari umwana. njyewe numvaga ko nkiri umwana pe. icyo gihe wari umaze kugira imyaka ingahe? nari maze 2012 nari maze kugira imyaka 17. yego ndakomeje njya gusaba akazi ko mu rugo, yemwe ndagakora. Papa ni nabwo yapfuye muri uwo mwaka wa 2012, na nibwo naje niga kujya gukodesha. yego ndangije rero maze gukora akazi ko mu rugo, ngeraho nza guhura n'umukobwa arambwira ati aha hantu nuhava uzaze nkurangira akazi. yego arakanda akazi gashoje, ndagenda njya kubiwe andangira akazi. yakoraga akazi ko mu kabari, tujya Kimisagara niho twakoreraga, ariko tuba mu Budurira. yego twakoreraga Kimisagara haruguru gato ya sitasiyo. dukorera umumama aradukunda, yarazi ko turi abavandimwe. noneho turakora tugahembwa tukishyura inzu. noneho wa mukobwa mugenzi wanjye yaje gukundana n'umusore, ariko uwo musore nawe azi ko ndi murumuna we. yego barashakana, arangije aramubwira ati rero na murumuna wawe ntasigare mu kabari. mu kabari si ahantu ho kuba uri umuntu w'umukobwa. icyo gihe ko wari umwana muto kandi warakuriye mu buzima bumeze gutyo, kandi ubamo no mu buzima butari bwiza kandi butari bunoroshye, icyo gihe nta bishuko wenda wagenda guhura nabyo by'abantu bakuze b'abagabo bubatse ingo cyangwa se abasore, uburyo wagombaga kubigwamo kubera ubuzima wari ubayemo? ibishuko byo nahuraga nabyo ndetse kenshi cyane, kuko muri icyo gihe naragiye ndakura ngira igikuriro. urumva naje ngiye gukora akazi ko mu rugo, mbona n'ibiryo, noneho ndakura. aho nari naranze gukura ndakura. yego ibishuko byo nahuraga nabyo buri munsi, ndetse abantu bakuze bakagira bati umukobwa uri umukobwa mwiza, ariko nasubiza amaso inyuma nkibuka ko nkiri umwana. yego noneho natekereza ko ntaho mfite najya mu gihe runaka naba mfite ikibazo, nkumva birancanga. noneho nakuze nzi neza yuko mama yajyaga atubwira ngo umukobwa uzanzanira inda azamurya, atazamurya ntazamungereze mu rugo. ubwo rero nkurira ku iryo jambo rivuga ngo nunzanira umwana uzamurya. natekereza umuntu umbwiye icyo ambwiye nkumva uzarya umwana, nintwita ntaho mfite nzajya, wa mwana nzamurya. kandi nkabona sinzashobora no kumurya. yego nditwararika mba muri icyo gihe. rero uwo mukobwa ahita ashatse mpita njya kubiwe. nabaye nk'umwana mu rugo iwabo, haba igihe kinini, ndumva narahabaye imyaka igera muri 3. ni 3 ni 2, kuko nashatse navuye iwe mfite imyaka 19. mpava andangiye umugabo. andangira umugabo, yari umugabo unduta. umugabo unduta, ariko nkumva ko umuntu mukuru atagira amafuti nk'ay'urubyiruko. turabana. nkimara kumushaka rero nahuye n'urugamba rukomeye. buriya biragora gushaka umuntu mutigeze mukundana. icyo gihe se ko wabaga aho k'uwo mukobwa mwabanaga, nibura nk'uko wari ubivuze, ntago mwigeze mukundana, cyangwa se hari ukuntu abantu bagira
relationship urumva wari ufite aho kuba, ibyo ari byo byose ntabwo wari uhangayitse nka mbere, cyane ko uwo nguwo yari yarakubereye nk'umuvandimwe. yego uwo mugabo ntabwo mwigeze mukundana, mwabanye gute kandi mutarakundanye? ni ukuvuga ngo uyu mugabo urumva niba mu rugo mvuge ko ari urw'umuvandimwe, Yego. noneho burya hari ukuntu ubana n'umuntu akageraho akavuga ati ariko byanga bikunda yambira ni iwanjye. Ariko icyo gihe navuye mu kabari, mvuye mu kabari mpita ntangira inzira zo gusenga. Njya gusenga, nahise njya muri restoration, nabaga Kimisagara haruguru y'urusengero nyuma gato y'umurenge. Yego. Njya muri restoration, ndangira kwiga nigira n'umubatizo, Yego. ndabatizwa nkajya njya gusenga, bambe n'undi tukajyana, nawe yarakijijwe tukajyana. Ubwo Imana ikajya imbwira ngo nabaye nguhaye ubwihisho, kandi ninjye wakweretse inzira ucamo kugira ngo ujyeyo. Igihe nikigera nzagusohora nkujyane. Yego. Icyo gihe Imana yabimbwiye turi kumwe n'uwo muvandimwe twari kumwe. Tugeze arambwira ati rero utazajya wumva Imana ivuze ngo yaguhaye umubyeyi ngo aha ni iwanjye nshatse wahasohoka. Yego. Nkumva nta kibazo nyine gusa nkaba numva nta hantu mfite ndi hagati, ariko nkaba numva ko byanga bikunda mfite Imana Yego. imburanira. Rero yaje kugera arambwira ati ngiye kukurangira umugabo, umwanga umvira mu rugo utahe cyangwa ushaka ahandi hantu ujya kuba. Ndebye mbona nta hantu mfite ho kujya. Yego. Nemera kujya gushaka umugabo. Yego. Nemeye kujya gushaka umugabo naramushatse. Ntago nageze mu rugo yari umugabo yaratuye, naraje nza gushaka ku Gisozi, hano haruguru y'umurenge wa Gisozi. Yego. Yaratuye afite inzu, nkumva aho ndi nta kibazo na kimwe nzagira, kuko ntawe uzansohora mu nzu, kuko ndi mu nzu tudakodesha. Yego. Nageze mu rugo rero mpita nsama, ahita ambwira ati ubu ngubu ntabwo waba waraje uzanye inda. Aratuza araceceka aravuga ati ngiye kubara iminsi. Arabara buriya hari ukuntu Imana ijya ikora akantu igasa aho umuntu yari ateze ibintu bizaza mbere, igasa nk'aho isunikaho. Ngewe naratwise, igihe cyo gutwita kiranarenga, mbyarira igihe kitari icyo nakagombye kuba narabyariye, mbyara iminsi yararenzeho. Ahubwo iminsi yabaraga agasanga yararangiye, akibaza impamvu ntari kubyara. Yego. Ndatuza, amezi 9 ageze ndabyara. Nabyara ari mu kwezi kwa 9, kuko nashatse ari mu kwezi kwa 12 kuri kujya kurangira nako. Ndabyara, maze kubyara mfite uruhinja rugize amezi 2. Umugabo baragurishije, ntago nigeze menya ngo yaragurishije, kuko urumva ntago icyangombwa cy'ubutaka cye ntago nari nyanditseho. Yego. Numva yaragurishije, ariko rimwe ndibuka ndi gusenga Imana irambwira ngo rero uriya mugabo muri kumwe ntabwo ari uwawe kuko aragiye. Noneho utuntu yajyaga nkorera nabanye nawe mbona nawe nta rukundo afite. Yego. Hari ukuntu rero umuntu abaho akavuga ati reka ngerageze wenda urukundo ruzaza. Ndatuza ariko nkabona ntarwo, ariko nkituriza. Ibintu byose nabifataga nk'utabibona, nkavuga nti n'ubundi ubuzima bwanjye bwari bwarankakaje, reka niturize. Ibyo mbona mbihisha amaso ndebe mwereke ko ntabibona. Umugabo rero yakicara ati mfite umugore mubi mu nzu. Umuntu ushobora gukora amakosa ntiyicare ngo akubaze ngo ibi bintu nakoze ni ibiki. Kuko rimwe yigeze kujya gusambanya umugore, nimba yari umuvantara,
amutahana iwacu mu gipangu amusabira icumbi. Aramutahana, umuntu wamucumbikiye araza arambwira ati rero iriya ni indaya y'umugabo wawe, ejo utazantera ibuye ndabikubwiye, uzambabarire rwose, nujya unabireba ntukajye ujye ubyima amatwi n'amaso ubifate nk'ibidahari. Ati ariko njyewe ntabwo nabona ibintu bibi ngo mbiceceke, nzabikubwira. Ndatuza ndabireka nyine nkasa nkaho ntabibona. Umugabo yakicara rero yaganira n'abantu akavuga ati mfite umugore w'umugome mu nzu, ati umugore wanjye ahora aseka, ati n'ibimubabaje ntumenya ko bimubabaje, araseka niyo muganiriye ukabona arasetse. Mbese nibaza doze muyihetse. Bibi bibazo nabyo rero, ariko ndatuza nkaba nzi neza ko Imana yambwiye ngo najya kugenda azagenda mutashwa. Ndatuza mbayeho. Umugabo twabanye amezi 11. Amezi 11 yahise agurisha. Amaze kugurisha twari dutuye munsi y'urusengero rw'aho mucaca, hepfo gatoya ushobora kuba uhazi. Arangije aragenda, yahise anyimura anjyana mu nzu ya geto, ajya i Gasanze agura inzu. Aguze inzu ahita azanayo umugore. Urumva yaransize agenda ansigira uruhinja rw'amezi 2. Ajya gushaka umugore. Yashatse umugore ubyaye abana 4. Bajya gutura muri ya nzu. Njye numvaga ntacyo bimbwiye kuko n'ubundi yanyishyuriragaho ntaha. Burya umuntu utagukunda ibyo abakora byose n'ubundi ibyo wakora byose nta rukundo afite, ntacyo biba bivuze, ntacyo biba bivuze pe. Aragenda rero ashatse umugore, bahita bajya ku murenge Induba, bajya kwiyandikisha y'umurenge ngo basezerane. Naje kubimenya, maze kubimenya mfata inzira njya ku murenge, njya kwandikisha umwana. Maze kwandikisha umwana ndataha. Tasivira arambaza ati madamu nta kindi wongeraho kubyo ukeneye? Njye icyo nari nshaka kwari kwandikisha umwana. Ngo none umugabo nawe barabamubaza bati mugabo wowe uyu mwana uramwemera? Ati yego ndamwemera, ariko ntago ngishaka kubana na nyina. Umwana baramwandika, ndongera ndifatira ampitiki. Ndataha ku Gisozi ndiryamira, iminsi iricuma tu. Nyuma y'amezi, muri icyo gihe wumvaga ko umugabo azasezerana mu murenge, akaba agiye kubona umugore w'isezerano, kandi mu by'ukuri we waramubyariye ufite umwana we, wumvaga umeze gute? Njye numvaga ntago nari mfite ikibazo cyane, kubera ko nubwo twabanye tukabana bamunkinge, we yaranzi, njye ntabwo nari muzi. Yaranzi ntabwo nari muzi. Cyangwa bikunda naravugaga nti njyewe uyu muntu nubwo twabana ni umuntu mukuru. Kandi urumva njye namushatse mfite imyaka 19. Maze nabyaye nujuje imyaka 20. Gutekereza ko rero agiye gushaka, naricaye ndamureba, yari amaze kuzuza imyaka 40, mfite imyaka 20. Ntago nigeze ngira umutima uhagaze, kuko ibintu yajyaga akora, kuko yagiye no kungurira imyenda y'umwana kugira ngo nambike umwana. Abanza kujya gusaba umugore duturanye ko baryamana. Yagiye gusaba umugore duturanye ko baryamana, aramubwira ati jewe ntago naryamana nawe utarahaha imyenda y'umwana n'umugore wawe utaramugurira igitenge. Bajyanye mu isoko rero bajya kungurira imyenda, ari guhonga kugira ngo baryamane, angurira imyenda y'umwana. Ndavuga ngo n'ubundi bwa buzima wavukiyemo, bya bibazo wagiye ugira,
unamaze kubona umugabo rwose nta nta kintu kigeze cyahindutse gihinduka. nta kintu kigeze gihinduka n'ubundi nahise mvuga nti ubuzima bwanjye ni bwa bundi ni bwa bundi niberamo aho ngaho nkumva ntabwo sinigeze mbitindaho cyane ntabwo nigeze mbitindaho ngo mbyegereze umutima gusa byarambabaje noneho ndeba ubuzima mbayemo mbere nabubagamo mbasha no kujya kuba nagenda nkajya ahantu nkasaba akazi ko mu rugo nkagakora noneho ndabyaye ntawe uzampa akazi n'umwana bimbera ihuriza ariko nkomeza gusenga. Icyo gihe wabagaho ute umugabo wawe adahari ufite umwana mu rugo kandi nta buryo ki wamujyana mu byo ukora cyangwa nta n'uburyo ki wamujyana mu kazi ko mu rugo? Icyo gihe wari ubayeho gute kandi n'umwana agomba kubona ibimutunga byavuye muri wowe? Urumva mbere akimuka akajya igasanza agashaka umugore mu mezi 2 yanyishyuriye inzu rimwe na rimwe akampa n'ibyo kurya noneho nanjye nkashakisha uturaka nkatangira kujya niga gufurira abantu mbona agashoro kuko yaragurishije ntiyampaye n'igishoro mbona agashoro njya kurangura niga gutangira gucuruza agataro nkagacuruza bikanga bikemera ejo bakatwambura mbese intambara zibizindi umva. Wa mwana wawe wabaga umufite? Nabaga mufite nkaza umwana yatangiye kumenya kurya ndwana no kuzunguza nkamuheka nkanikorera agataro nkazunguza nkatahana nyine ibyo nabonye ntago byabaga binejeje kuko iyo ugitangira kuzunguza ari ibintu uri mufonda ni ukuri ko Imana ntibunguka ahubwo uracuruza kugira ngo wunguke ugasanga wahonze. Mbaho mw'ubwo buzima rero nkomeza kurwana nabwo ubwo nyuma yaho uyu mugabo yahise agenda ajya muri Uganda. Urumva nyuma y'amezi 2 yahise yambuka ajya Uganda ajyana na wa mugore we. Urumva umwana nawe mfite yari amaze kugira amezi 5 nuko dushoje amezi 5 amaze kugenda nawe agiye muri Uganda nibwo nicaye ndatekereza ndareba mbona nta muntu mfite uzanyishyurira inzu kandi nabaga mu nzu y'ibihumbi 12. Ibihumbi 12 rero mu mwaka w'ibihumbi 2015 na 6 yari amafaranga menshi mu mujyi wa Kigali. Ibihumbi 12 ni nk'uko bakubwira ibihumbi 40 by'uyu munsi kuko ari amafaranga udahita ushaka ngo uyabone. Ariko ndatuza nyir'inzu kuko atari njye wamwishyuraga inzu ntabwo yigeze anyishyuza. Yarambwiye ati namenye ko umugabo wawe yagiye i Bugande none rero ntabwo ndi bukwishyuze kuko uwo nishyuza nahaye inzu arahari rero nkongeje ukwezi nukumara uzahita ufata n'iminsi 15 nirangira uzahita ushaka iyo ujya. Icyo gihe nasenze Imana senga amanywa nijoro Imana irambwira ati humura nzakwishyurira. Ntabwo yigeze inkoza isoni. Imana yanyishyuriye inzu mu gitondo cyo mu rukerera ari 10 bari bunyirukane nimugoroba cyangwa se 6 bari buze bakambwira ngo sohoka. Uwo mugabo yari yaragiye ngiye nkomeza gusenga nta n'ubwo nari nteze uzampa amafaranga ntago nari buhamagare mama ngo mubwire ngo yampe niyo mbimubwira yari kumbwira ngo taha kandi niyo ngera mu rugo byari kuba induru tukarwana. Noneho natekereza ko mama yambwira umuntu uzabyara ikinyendaro azakirya. Mwumva umutima wanjye urababaye cyane. Hanyuma ubwo buzima ubamo bwo guma wenyine kuhaha wenyine kurera umwana wenyine nyuma yaho byagenze bite? Nyuma yaho narakomeje nkomeza kurwana n'ubuzima nkomeza kugenda nzunguza bigeraho ndakomeza twacururizaga kuri 40 hano gato inyuma y'umurenge wa Gisozi
hari akasantere kari gahari twaterekagaho utuntu, nacuruzaga ibintu by'amavoka, nkagenda nkacuruza, mugoroba wagera nkataha nkajya guteka tukarya n'umwana, dore ko igihe cyo kurya cye cyari kinageze, nkataha bugacya nkazinduka, ariko n'ubundi nkagerayo nkataha mbona ntari bubone n'amafaranga. Hari ubwo nakoze mara ukwezi njya gucuruza nkunguka ibiceri 400. Ibiceri 400, wenda uretse ko icyo gihe ibintu byarahahikaga, nahahaga amakara y'100, nkahaha n'ifu y'igikoma y'100, nkahaha n'ibijumba bya 200 n'ibishyimbo by'100. Urumva igikoma cyo n'ubundi umwana ntago waba anywa isukari, inshuro nyinshi ntago uruhinja baruha isukari. Nahahaga ifu y'amasaka rero, nkagenda ngateka igikoma ngahereza umwana, arabimenyera ko nyine igikoma ari icyo, akanywa igikoma, nanjye nkanywaho. Mbese twe ku bwacu, ku cyacu giti, igikoma cyacu cyabaga kiryoshye tutitaye ko nta sukari, kuko icyo gihe ntabwo twari twakakira ubuzima bw'uko dufite isukari. Isukari twayifataga nk'iy'abantu batari twe nyine. Nkateka igikoma, noneho nkateka bya bijumba, nkagerekaho bya bishyimbo, noneho nkajya mfata ikijumba nkakinomba, nkagihuza n'ibishyimbo, nkahereza umwana akarya, nkamurengerezaho cya gikoma. Ubuzima buragenda bwisunika, ko namaze ukwezi ncuruza nkunguka ibiceri 400. Nibaza se 400 ko nshimye ko nyarya da ho bivamo, kuko hari n'igihe twageraga tukajya aho bita kwa Minani tukahasanga y'ibirayi by'100, nahaha ibiro 2 nkataha tukarya, n'ejo saa sita tukazabirya. Ariko nkagira ikibazo, nkavuga se ibiceri 400 reka nemere ko bivamo ibiryo, ibi biceri 400 bizananyishyurira inzu. Nkabyibazaho, ariko nkahita ndimo umuntu ukunda kwakira ibintu vuba, simbitindeho cyane, kuko iyo mbitinzeho umutwe wanjye urandya. Nuvuga ngo nimba mbonye ikintu nyine nkabona nta kindi kintu ndi bugihindureho, ndacyakira nyine ko ari uko kimeze, kuko iyo ngiye kugitekerezaho mpita ndwara umutwe. Ndacyihorera, igihe runaka nzabonera igisubizo cyacyo, nuko nyine ndagikemura. Nkajya ntunguka ibiceri 400 rero nkarya gutyo. Hari umuntu wajyaga umpitaho ku iseta, yari umugabo w'umusekirite, yakoreraga mu Gakinjiro kuri banki, ngira ngo nimba ari Populaire hafi aho, kuko yari banki iri munsi mu itaje hasi ku muhanda kuri kaburimbo. Rero akatambuka, Kazuba wanjye yari amaze kumenya gukambakamba, nkumva nkajya mureba nkabona yakuze, nkavuga ni byanga bikunda ejo cyangwa ejo bundi nzabona akazi, kuko umwana yakuze, nkumva yakuze tu. Nkavuga ni yewe n'ibindi n'ibitari ibi Imana izabikora. Nge naramurebaga nkabona hari ukuntu umubyeyi aba afite umwana ngo ariko yajya amureba akabona ntakura. Ngewe rero naramurebaga nkabona uyu munsi yakuze, uko bwacyaga nkavuga ntibyanga bikunda umwana wanjye ari gukura. Rero nza guhura n'uwo mugabo, uwo mugabo yaje iwanjye nari ndwaye, noneho aza mu bantu baje kunsura, bukeye kangaha aragaruka. Agarutse n'ubundi yasanze ndwaye, noneho nari ndwaye, amfatirana n'uburwayi, ndyamana nawe. Uwo munsi ndyamana nawe yahise antera inda yindi ikurikira wa wundi mfite nawe utaramenya kugenda. Kandi icyo gihe ntabwo mwabanaga? Oya, nabanaga njye n'umwana, nawe ntitwabanaga, kuko yari n'umugabo ufite umugore. Ansigira inda, sinabimenya, mbaye aho ndatuzi. Icyo gihe nahise mbona akazi ko mu rugo, nakoreraga umuntu w'umusaza wakoraga mu bintu bijyanye n'ibya, yari umugoronome, yavuraga inka, ndamukorera
najyaga mbyuka nkagenda nkakora amasuku nkafura nkanamutekera. Urumva nari mbonye aho nzajya ntaha maze kurya, mbona n'amafaranga azajya mpemba nkishyura inzu. Muri icyo gihe rero ndi kumva maze kubona akazi, ndavuga nti ubu mbonye akazi, nubwo ari akazi k'amafutifuti ariko byanga bikunda akazajya kanyishyurira inzu ntahe nanariye, nimbona uturaka tuzajya tuza twiyongera kuri ya yandi. Haciyeho ukwezi ntangira kumva ndarwaye, ndwaye yewe nta na mituweli nari mfite. Njya kwa muganga kuri prive, kuri farumasi, mbibwira umuganga ukuntu ndwaye, arambwira ati ushobora kuba utwite. Ngura agatesite, arankorera muri farumasi Beretwari, nsanga ndatwite. Ntekereza ko nakuramo inda. Buriya Imana ni igitangaza, Imana ni igitangaza, kandi byanga bikunda icyo uzaba cyo kiragutegereza. Ntaho ugicikira, byanga bikunda kiragutegereza kandi kiragukurikirana. Natekereje ko nakuramo inda rero, mbwira wa mugabo, nabwo rero wa mugabo we ujya kuntera inda ntitwabivuganye. Ntago twabivuganye, yewe sinari nanishimye ngo nemere kuryamana nawe, reka iyi nda umpe amafaranga njye kuyivanamo. Yahise amanika amaboko arambwira ati sinshoboye, ntago jye naba narakoze icyaha cy'ubusambanyi ngo gerekeho n'icyo kwica umuntu. Ati ahubwo aho kugira ngo nzamwice uzamubyara umuntu. Bitekerezaho rero, mbona n'amafaranga, aravuga nti nda ngiye kuyivanamo tu. Ndibuka ndi buzajyayo, nararyamye ndota mbona nagiye gukuramo inda, mpwana nayo, mpita mbivamo, ndabyihorera ibintu byo gukuramo inda. Ndatwita, nagiye kubyara ntazi igihe nzabyarira, ntazi ngo nzabyara ryari, bitewe n'uko ntago natekerezaga ngo nimvishe ko mfite inda. Ariko nagiye kubyara, ndabyara ndataha, mama nabyaye amahoro, ndataha nabyariye ku Kagugu. Ndataha njya mu rugo, abaturanyi umwe akampa igikoma, undi akampa ibiryo, mva ku kiriri. Ndongera nsubira kuri ka kazi kanjye, ndagakora. Wa musaza wanjye yaje kwimuka, bamujyana i Musanze, aba ari hajya gukorera. Ubwo nsigara nanone nta kazi mfite, ntazabasha no kwishyurira. Hanyuma se uwo mugabo nibura muri uko warabyaye kandi niwe victime yabyo, nibura se yaragufashaga muri icyo gihe wari waramubyariye umwana? Nta kintu yigeze amfasha. Icyakoza yahitaga anyizeza igitangaza, akambwira ngo uyu munsi ndi buguhe wenda ibyo kurya. Nkategereza nkaheba. Kuva icyo gihe yaje no kugera aho arambwira ngo ababyeyi bose bararera, nawe uzarere. Uwo mwana ndamurera rero, mbarira ari babiri, begera hejuru. Bamaze kwegera hejuru nibwo nashatse umugabo. Nshaka umugabo mfite abana babiri. Turabana umwaka 2, 3 irangiye, umugabo atangira kujya nantesha umutwe ati ntago tuzabana tutabyara, reka tubyara undi mwana tumurerane n'abandi. Umwana bitekerezaho, ndavuga nti ku mugani ntago umuntu yaba arera abana kandi ni umusore, nta mwana agira, ahora akubwira ngo nimubyare. Ndemera ndatwita ndabyara, ariko uyu mwana naramubyaye, umutima wanjye urababara cyane. Hanyuma se
icyo gihe wemera kumubyarira nibura uwo mugabo, urumva umugabo wa mbere nta rukundo mwagiranye, waguteye inda nta rukundo mwari mufitanye, nibura si wowe wabonaga akwitayeho cyangwa se agufitiye urukundo. yari afite urukundo, twaricaraga kuko buriya umuntu ubasha gutekereza ko umuryango ugomba kubaho, yego, kandi ni umuryango, ni nko kuwishingira, akabamenyera buri kimwe. Naravuze nti reka nshishe make ndebe. Nabyaye tumaze imyaka 3 tubana, nyuma nibwo naje kwemera ndabyara. yego, ariko maze gutwita umwana naratesetse, kuko yahise ambera umugabo unywa inzoga agataha mu gitondo. maze kubyara umwana. oya nari ngitwite, yego, mutwite kandi mfite n'abandi bagomba kwitabwaho, akanywa inzoga agataha mu gitondo. umuntu utwite burya nta mbaraga aba afite. ariko nkakomeza no gusenga nkabifata, mbese ntabwo nafataga ibibazo byanjye ngo mbyihererane, nta n'undi muntu nabibwiraga. narasenga kuko nararebaga nkabona nta muntu mfite wo kubwira, uwo nakabwiye ntabwo anyitayeho, nkatuza nkakora icyo bita gusenga gusa. ndatwise, ndibuka ko najyaga nkora uturaka no muri two gufura nubwo nari ntwite, nkarunda udufaranga nkazishyura inzu. nuko ubwo rero ndangije ndatuza mbayaho, nza kubyara. nabyaye ntarapimisha inda, najyaga musaba amafaranga nkamubwira ngo nareke nampa amafaranga njye gupimisha. noneho akambwira ngo ntayo yifitiye, kandi yaraye anywa inzoga agataha mu gitondo nka 10:00, agahita ambwira ati ngewe ntabwo nta mafaranga nifitiye. narinze njya kubyara, cyo koze yari yarampaye 2,000 ngo nzajya kugura igisarubeti. igisarubeti rero 2,000 abimpa nifitiye inzara, n'ubundi urumva umuntu utwite nta kazi nari mfite, yarayampaye nyabitse. nza kugeraho ndayarya uwo munsi, nta kintu mfite cyo kurya, ndayarya. amafaranga maze kuyarya rero nicaraho nta n'igisarubeti, gusa nari mfite utwenda tw'abana duke, bo nari mfite nubwo bari bamaze kwegera hejuru, ariko nari ntufite. mbikutwo ikigoma nari ngifite, mbese utuntu tumwe na tumwe tw'abana tw'ingenzi nari ntufite. hanyuma rero urabyara. nyuma yo kubyara ese wongeye kubyara undi mwana, kugeza uno munsi bihagaze bite? ese muracyabana n'uwo mugabo wawe? nyine duha ishusho y'uko ibintu ubu ngubu bimeze. ni ukuvuga ngo nyuma yo kubyara narabyaye umugabo, noneho arasinda bya nyabyo, antesha umutwe koko, antesha umutwe. noneho ngeraho ndavuga nti wenda uyu muntu, kuko nararyamaga mu nzu, yaza ati nsohokera mu nzu nayishyura. ariko nakicara nkavuga se nimba ntarabanye n'umugabo wa mbere, nshimye ko ndi we ntago twabanye, nkabana n'uwa kabiri, akaba atangiye kungaragura gutya, ubu ndi mu biki. ariko ndangije ndicara ndavuga nti hatazagira n'umbona akabona ko nananiranye. ndatuza ndaceceka, niga kwishyura inzu, nishyura inzu ntitaye, nkavuga ni n'umuntu wo ku gasozi wamucumbikira, nkishyura inzu. namaze imyaka igera muri 4 umugabo ataramenya ngo inzu yishyurwa gute. nishyura inzu kugira ngo mbone amahoro, niryamire n'abana. nabwo nanone ya mahoro sinyabone. nishyuye inzu nkarara mpagaze, yataha saa 7 z'ijoro agahita atera intebe akarara avuga, akavuga mpaka mu gitondo, akavuga
nabyuka mu gitondo najya mu kiraka. ntabwo yagukubitaga? Icyo gihe ntabwo yazaga ngo arwane, ariko nuko yaravugaga simvuge nkaceceka. Noneho yaburaga umusubiza, yaza kubura umusubiza agahirimaho agasinzira. Nubwo buryo rero nagiye mubanamo. Umunsi umwe rero yaratashye amfata mu ijosi ati ngiye kukwica, noneho ngiye kukwica nijyane bamfunge. Numva nyine ni ibintu biri aho, ariko ikintu nshimira Imana cyane ni uko ntago yanyishe, kandi sinigeze mbumbura akanwa ngo mubwire ngo genda. Uwo mugabo wari utangiye n'ubundi kujya gutesha umutwe byaje gukemuka, ese kugeza uyu munsi wa none bihagaze bite? Ni ukuvuga ngo yaje kugenda, nanjye mpita nimukana abana, yego, tujya gushaka indi nzu. Nahise ngenda nshaka inzu ya geto chambrette, ni icyumba kimwe. yego, nsasamo uburiri n'abana twiberamo uko, mbana n'abana bonyine. Umugabo nawe yaragiye. kugeza ubu ufite abana bangahe? Mfite 3. uwa mbere, wa undi wa mbere n'undi wa kabiri waje urwaye n'uwo wiwe. Yego. Hanyuma mujya mubonana cyangwa mukavugana? Turahura nkamusuhuza, akansuhuza, nkatambuka nawe agakomeza. Nuvuga ngo afite ubuzima bwe nawe ufite ubwawe cyane. Ntabwo byoroshye, birakomeye. Kugeza uyu munsi wa none ni iki kintu nibura wavuga ngo nkuraho amafaranga, cyangwa se wenda afite akazi gashobora gutunga abana, mbona amafaranga ashobora kwishyura inzu y'abana? Ese umwana mukuru arangana gute, umuto arangana gute? Duha ishusho y'ukuntu noneho ubu ngubu ibintu bimeze. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ntago nakubwira ngo mfite akazi, ko nta kazi mfite. Yego. Nkora ibiraka, akazi nkora nako gufurira abantu, cyangwa se nkakora ikiyede cyabonetse, ibintu bijyanye n'amasuku nibyo nkora. Yego. Bityo rero muri make mbasha kubona, nubwo akazi kataboneka buri munsi, njya duke nkanizigama nkibuka ko nzishyura inzu. Gusa nta kindi nzazigamira, kuko amafaranga mbona ni make sinashobora kuyazigama. Yego. Ubwo ndayakorera tukayarya, twamara kuyarya rero tugasigaza nayo kwishyura. Kugeza ubu ndi kumwe n'abana, umukuru afite imyaka 11, ukurikira afite imyaka 9, ubakurikira afite 5. Hanyuma urwo ruhuri rw'ibibazo wagiye uhura narwo, nta rukundo wigeze ugira mu buzima bwawe, haba ku ruhande rw'ababyeyi bawe, haba ku marangamutima y'uwo mwashakanye, kuko hari igihe nibura ubura urukundo ku babyeyi cyangwa aho wavutse, ariko nibura ukagira umuntu mushakana akaba yagukunda akakwibagiza bya bindi byose. Ariko wowe uvuga ngo ku babyeyi bawe nta rukundo wabonye, ndetse no ku bantu mwagiye mubyarana n'uwo mwashakanye nta rukundo wigeze ubona. Ibyo bintu, iyo shusho cyangwa se ibyo bikomere ushobora kubana nabyo gute mu buzima busanzwe? Ushobora nyine kubyihanganira gute? Kuko ni ibikomere kuva wavuka, kuva wakura, kugeza ahangaha ufite abana, uba mu rugo, uba wenyine, urera abana wenyine. Icyo kintu ukijera gute cyangwa se ucyakira gute? Urakoze kumbaza icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo ubwo ruhurirane rwose njye ndushyira hirya, kuko njye n'abana banjye turi inshuti. Urukundo ntabonye hakurya aho no hakuno, ndubona mu bana banjye. Bijya bimfasha rero kububakamo urukundo, kuko njye ubwanjye turakundana. Iyo twicaye rero njye nabo turaganira, burya hari ukuntu umwana muganira ukumva umwana akura mu mutwe, bikampa icyizere cy'uko ntari njyenyine. Ni iki kintu cyagufashije guha urukundo abana bawe kandi wowe utarigeze uhabwa urukundo? Ruvuga ngo ku ruhande rw'umugabo wo mwabanye, wo mwabyaranye, nta rukundo wigeze ubona. Ababyeyi bawe nta rukundo bigeze bagwa. Nibura ngo uvuge ngo uru rukundo mbashije kubona nirwo ngiye gusangiza abana. Wowe
warukuye he cyangwa se ni iki kintu cyagufashije kugira ngo ubone urukundo uha abana? byatumye nishakamo urukundo kuko igihe nabonaga ntawe unkunda nabonaga nyine ntawe uzankunda usibye njye ugomba kwikunda. Yego. Bimpa imbaraga rero zo kuzatoza abana banjye gukundana no kugira urukundo kugira ngo batazakura nk'uko nakuze. Yego. Hanyuma dusoza ikiganiro mwabantu ntabwo byoroshye nubwo mwagiye mubona aseka cyangwa se avuga ariko afite ibikomere byo mu mutima kuko urumva mu by'ukuri nta rukundo yigeze agira. Hano rero ku Ijwi ry'Icyizere mureke tumwereke urukundo, tumufashe mu buryo bw'imyumvire, mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bwo kuruhura umutima. Abazabishobora muzamuganirize. Hanyuma rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ni nk'iki kintu wabwira abadukurikiye inshuti zacu n'umuryango mugari w'Ijwi ry'Icyizere? Ikintu nababwira rero ku muryango mugari w'Icyizere, byanga bikunda iyi si iratwigisha. Ngewe n'ibyo nagiye mpura nabyo ntago mbitindaho cyane, mpita numva ko nari ndi kwiga uburyo nzatoza abana banjye urukundo kuko njye ntarwo nabonye. Rero ikiriho cyo ni uko byanga bikunda umuntu atera intambwe imwe, ntago iyo ateye intambwe ajya imbere ntago aba asubira inyuma kuko uyu munsi nimba uvuyeho ntago nzawugaruka ahubwo nzafata undi. Rero icyo navuga cyo ntago ibi bintu byoroshye, ariko hagize umuntu wumva afite umutima ukunze, burya ubufasha buragora ariko ubw'amasengesho ntibugora kuko nta sengesho ngo ry'umunyagara ribaho. Iyo usenze Imana irema byinshi kuruta ibyava mu biganza by'umuntu. Yego. Dusoza wumva ufite icyizere kimeze gute? Ntago kiri kure ariko mba numva ko uyu munsi n'indara ntapfuye ejo hari ikizahinduka. Murakoze rero abadukurikiraga ku Ijwi ry'Icyizere, dusoje ikiganiro cyacu. Mukomeze mutube hafi, mukomeze mudutere inkunga y'amasengesho, komenti nazo mujye mutubwira uko bimeze. Murakoze rero, Imana ibarinde.